imitwe yombi. Okay ndumva icyo cyumvikanye, ariko ikindi wenda nagira gutya navuga nuko kigomba no kumvikana nuko ibintu abaturage basaba bisanzwe binateganyijwe mu mategeko. Abaturage kuko hari igihe abaturage basaba ibintu, kuko mbabwiza ukuri ntabwo ibintu byose abaturage basabye wabibaha, bashobora no gusaba n'ibinyuranyije n'amategeko. Urabyumva? Attention, duhindura itegeko ko abaturage babisabye, urumva ko tumvikana rwose. S'il te plaît. nakubwiye ngo in case abaturage baba basaba ibinyuranyije n'amategeko, ngiye nk'umunyamategeko mbireba ibyo abaturage basaba barabyemerewe mu itegeko nshinga ryabo birahari. Kuri utabibabuza icyo ni kimwe, nukuvuga ko rero wowe nukuvuga ko rero ikintu kimwe icyo ari cyo cyose wakora cyangwa politiki yari yose wakora igamije kuzitira abaturage, igamije kuzitira ubushake bwabo kwijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyabo, ni wowe wabura umunyagitugu rwose. Ikifuzo cy'abaturage rero nk'umudemokrate ibyo abaturage bifuje azabyanga ashinzwe kuki? Ntibishoboka. Naze dutanya kubyiga muri session itaha, kuko umuturage afite uburenganzira bwo kuza mu nteko turi kwiga amategeko. Niyo baro ko nawe ari mu bantu babyanze, nituzatangira kubyiga ndumva nyakwa speaker azabwiye abanyarwanda ababyifuza aze anakurikira deba uko zikorwa, icyo abaturage abadepite bazahitamo mu nyungu z'abaturage nibyo bizahita. Ubwo nawe rero ibyo yumva yuko ari umudemokrate. No ariko yo kujya ande ho nibyo bafite. Oya n'ikindi honorable ku ngero Frank yatanze, Frank yagiye atanga ingero nyinshi, yagiye avuga za Cameroon, avuga ngo za Zimbabwe, avuga ngo biki. Ngiye nta nubwo ntekereza yuko wenda aratsimbarara ku kintu bita ibyo bakunze kwita ngo alternance politique. Alternance politique ibintu byo kuvuga ngo gusimburana wenda ku butegetsi. Alternance politique ni principe, ni ihame ryazanywe n'abaconstitutionnaliste, ariko ni principe ngewe iyo nyireba ubwayo na antidemocratique nsanga igongana na demokarasi, kuko aha nigongana na demokarasi ubwayo. Yes, ni ashobora kugira uburenganzira bwo guseka, kuko iriya principe nayo ntabwo ari demokaratike, kuko izitira ubushake bw'abaturage. Niba hari umuntu abaturage bavuga bati hari ikintu ibyo bita ibyo bita bira delivery, abaturage bavuze bati, kuko buri aho hantu hose yagiye avuga hari ibibazo, yavuze ngo ni Burundi, ngo nibiki byose ibintu byo gufata ibintu byo mu Burundi ukabigereranya n'ibyo mu Rwanda, ibyo bintu no kugereranya n'ibitagereranywa, kuko ibyo nakazi kawe. Reka se mubwire ibyo kuvuga ngo bya Zimbabwe reka dutekereze. Umva ikibazo cy'i Burundi gishobora kuvamo ikindi kiganiro, wenda barore nabishaka azagitegura, ariko ikibazo cy'i Burundi ikubitiro n'intandaro yabyo ntago nshaka kukijyamo, ariko ni ikibazo kijyanye nuko mu Burundi hari ikibazo cya leadership, hari crise de leadership. Ikibazo reka mubwire icyo ngicyo noneho rero icyo ngicyo ntago nashaka ko tukijyamo. Noneho rero mu Rwanda ntushobora gufata igihugu kirimo crise de leadership ngo noneho ngo kigereranye n'igihugu kirimo strong leadership, effective leadership, some progressive policies zimwe zigaragara wanashimye, ariko ukavuga uti naruhuke. Perezida Kagame ntarababwira ko ananiwe. Hanyuma n'ikindi cya kabiri uyu munsi uyu munsi tuganira ari kuri side yawe wakeneye kuba n'umuryango we ntiwabibonye, akeneye ko umuryango we uramubaza ati papa tuzakubona ryari, yarabivuze ati famiye yamubaza nuvuga ngo baramubuze nawe urabyumva. Uruvuge ngo nabona abanyarwanda none famiye ya Perezida Kagame, ariko ntabwo turi bujye kuri ibyo bya famiye. Katuvuge cya kintu waruvuze cya politiki, inyungu rusange z'igihugu ziruta inyungu z'umuryango wa Perezida Kagame, ugomba kubyumva neza. Yes, igihugu kitangirira mu rugo, nuvuga ngo famiye nitangirira famiye inyungu z'umugore wawe n'inyungu z'umugore wawe n'iz'abana bawe ziruta kuvuga ngo kandi aza umukandida honorable nukuvuga ngo igihugu kugira ngo kibeho kitangira kuri famiye. Abaho famiye nukuvuga ngo famiye ifite akamaro. Nukuvuga niba famiye ivuga ati papa aruhuke nayo ifite uburenganzira, nukuvuga ngo kuko niyo base ariko hejuru ya famiye yuko abaho ibindi. Yes, national interest. Ariko ibyo ntabwo dushaka kuvuga, ibyo ntabwo dushaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ngewe icyo nicyo ushaka gucamo kugira ngo urebe ukuntu wakwikiza umuntu kurusha kuba populaire. Jya mu matora umutsinde, nawe namutinya amatora. Oya ufite ubwoba yemera. Twarabivuze kenshi yuko tubishaka ryacu izatanga umukandida mu matora ya Perezida. Ariko se wagiye mu matora ariko bashaka ngo umuyabwiye ati niyo bana barakoze na neza, ntabwo bivuze ko
umuntu agomba gukomeza kuba yakoze neza urabyumva ngira ngo ariko uretse n'ibyo ibyo alternance politique twavugaga wavuze ngo biri anti democratic ntabwo ari byo aho biriya byagiyeho kugira ngo bikize abantu kuba bahindura ubutegetsi ku ngufu kuko mu bindi bihugu iyo byagiye gutya abantu bakomeje ku butegetsi bashaka kubukuraho ku ngufu no ugasanga amaraso aramenetse habaye za kudeta abandi bagiye mu mashamba kurwana kugira ngo bazabone ubwo butegetsi ariko iyo bayo alternance politique abantu bakagira none abaturage basaba ni ingufu kuko wavuze ngo biri antidemocratique nakusobanura yuko atari antidemocratique ahubwo ni demokrasi kuko bizitirwa gusimana ku butegetsi ni demokrasi ahubwo yuzuye 100% gute kubera ko icyo gihe umuntu wese aba yumva ko afite amahirwe yo kuzagera kuri ubwo butegetsi umuntu wese umuntu wese ko afite amahirwe kuki ushaka kwitambika perezida Kagame kandi nawe uhari ni ukuvuga ngo nawe wajyamo kugira ngo abantu biyamamaze umuntu agira uburenganzira bwo kwiyamamaza inshuro ashaka ndaguha urugero utsinzwe abaturage bamwamura utsinzwe umuturage abaturage barambiwe mu gihugu cya Senegal Wadi Abdoulaye Wade bamwirukanye yari popular nyuma aho bamuvanye ubwo yamaze imyaka nka 20 abriga ashaka yiyamamaza agatsindwa aza gutsinda oya na president Buyoyi Burundi yaratsinzwe muri 1993 kandi atsindwa afite ubutegetsi abufite kuki mufite ubwo urumva kuki mufite ubwo bwo gukingura oya urabona ibyo muri Senegal bitandukanye n'ibyacu donc uri nakubwiye kurenkowera ntabwo je nari ndi yerega Senegal umunsi batoye uwo munsi yatsindwaga nari ndi Dakar urirasa mu kirenge umenya yuko rimwe oya ingero natwe twari dufite umukandida nari mfite n'umukandida shigikiye hariya Dakar muri PS urabyumva yabaye na numero 3 urabyumva nyuma bafatanya na Macky Sall urabyumva baramushigikira Macky Sall aratsinda Mustafa Nde ya PS nguwe wa PS Parti Socialiste urabyumva nukuvuga ngo ibyo Dakar ndabizi cyane maybe bishobora kuba mbikubisha kuko naretse n'umukandida shikiye nagiye no mu nama ya bita Benu yari coalition y'amashaka opposition nagiyemo inshuro ebyiri urabyumva na Macky Sall arimo urabyumva nukuvuga ngo ibyaho bya Senegal ntabwo bihuye n'ibibona ntabwo Senegal bashize itegeko shinga rivuga ko wese za Zimbabwe na Cameroon nyine ndashaka kwereka nyine kubera ko bavuga ko manda tarenga ebyiri ariko ntugakwega iki kwara oya nyine kangasobanura ko mugaruka ku kuvuga ngo Senegal si u Rwanda kabaze ngo Zimbabwe si u Rwanda ntabwo aricyo tuvuze tugarutse kuri context y'u Rwanda urumva ntabwo wamenye ibintu bavuze yuko muri Senegal ko umuntu atashobora kurenza manda ebyiri kandi ibyo byajeho ari uko Wade ariho ni washizeho ibyo bya manda ebyiri nuvuga ngo yavuze nk'ibya nkuru nziza yuko imbere bya mbere byari bitakora iki bitabarwa none abantu bakavuga ati oya vaho noneho nyuma yaho amategeko aratsinda aravuga ati nubundi manda official arangije imwe aritoza nyine aratsindwa abaturage baramutsinda bajya muri deuxième tour urabyumva ngira ngo nuvuga ngo niyo tutavuga ibyacu byo itegeko shinga ryaje president Kagame yabaye kuba president wa transition kuva mu 2000 none 2003 tutora itegeko shinga ari nawe uhari urabyumva turishiraho tuvuga ngo ni manda ebyiri nuvuga ngo ntabwo ari ibintu bitunguranye tuvuga ko nawe abizi yuko ari manda ebyiri zitagomba guhindura nta ntarimo zigomba guhinduka z'imyaka 14 nuvuga ngo niki cyahindutse kuko niki cyahindutse kidasanzwe kigomba gutegeko shinga bihinduka icyo cyakumbwira iki itegeko shinga yari twari muri University Butare ntabwo yatoye ingingo y'ijana n'imwe gusa giga cya mbere yatoye ryose niyo y'ijana 93 abatuye bafite urufunguzo yarayitoye nka president w'umutwe wa politiki yagombye gufata constitution yose uko yayitoye ayiha icyubahiro cyayo ko navanamo niga na kimwe araba yishiteko nshinga erega ntabwo nifuza ko yabyita nka president wa parti icyo namubwira niki kuba abaturage bonye ari babyisabira ari nabo batoye iteko shinga ari ubutegetsi ari ubwabo wowe nushaka kubuza ibyo bashaka uzabura umuntu demokrate cyo ni kibazo kimwe ikibazo cya kabiri niba wamaze kuvuga ko mwamaze ko muzatanga umukandida nibyo abaturage bashaka bo barashaka ko yanyigo ihinduka president Kagame nawe agira bamusabe ko nawe yakwiyemamaza ashobora kudatsinda ukamutsinda cyangwa akanabyanga wowe icyo dushaka muri etat de droit muri etat de droit niza nyingo zose abaturage bari kugenda bo icyambabaza nuko abaturage kubona bayumva neza Dr president wa parti we ntayumva kandi abaturage bayoboke bayumva nicyo kibazo itegeko nshinga ikintu abantu bakwiye kumenya nuko cyangwa se na Frankazi wenda kabakirengagiza nuko itegeko nshinga kuva hariya mwiranga shingiro kugera ku ngingo ya 203 ngira ngo shobora kuba ariyo yanyu niba nibuka neza uvuye ku ngingo ya mbere itegeko nshinga iyo president Kagame avuze ati I will respect
our constitution, nzubahiriza itegeko nshinga. Yaranabivuze inshuro nyinshi. Kuvuga rero ko azubahiriza itegeko nshinga, ntabwo yigeze avuga ko azubahiriza ibyanditse mu ngingo y'ijana na rimwe byonyine. Ikindi kibazo cya kabiri, ntabwo wafata ingingo uvuge ngo ingingo y'ijana na rimwe ni gumukwiri ngo nibwo amategeko aza kuba yubahirijwe, noneho abandi bafite uburenganzira bahabwa n'ijana na 93 ubwo ukabubambura. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ufata le texte de la constitution en toute son intégralité uko ringana. None rero Frank Habineza yarageze ku kintu gikomeye cyane, yavuze ati iri tegeko nshinga ryatowe Perezida Kagame ahari, tubishyira manda ebyiri, turabyumvikana nk'abaturage, kuko burya constitution ni ikintu cyitwa, urebye ni nka pacte cyangwa se ni nka masezerano abaturage bagirana n'ababayobora, bakababwira bati ikintu cyose muzashaka kudukorera mwa bayobozi muzajye mureba hariya niho tubyanditse, ikintu iki ntimucyemerewe, iki ngiki nimushaka kugihindura muzatubaze. Sibyo? Muzatubaze kugereba iki. Erega ubu ngubu no kibazo kuvuga ngo muzatubaze ni ukubaza abaturage riya referendum ivuze. Iravuga ngo erega mbese ngo Perezida Kagame muracyamukeneye. Ikibazo cyo kuvuga ngo turacyamukeneye, none nta nubwo ari ikibazo cyabaye kujya kubaza abaturage ngo Perezida Kagame turacyamukeneye. Ubu ngubu hari ikibazo kijyanye no kumenya ngo iyo ngeze muri ibi bintu nkunda kugaruka ku mvugo kuri phrase imwe, interuro imwe yigeze kuvugwa n'umuntu witwa Rudoviko Rwagasore, numwe mu baharaniye ubwigenge mu Burundi. Yabwiye abarundi ibiri mu ijambo ry'igifaransa, wenda turaza kureba ikindi bivuga iwacu. Yaravuze ngo abwira abarundi isadresse au Burundi, au peuple burundais, aravuga ati vous me jugerez sur mes actes et votre satisfaction sera ma fierté. Bivuze iki? Bivuze ngo muzamenyera cyangwa se mu kimwe ibikorwa nakoze bizababwira uwo ndi we, no kunezerwa kwanyu no kunyurwa kwanyu bizabishema kuri jewe. Noneho rero vous me jugerez sur mes actes, abanyarwanda ils sont en train de juger Paul Kagame sur ses actes. Noneho kuba rero bamushaka arabyumva ati abanyarwanda baranezerewe nabakoreye neza. Uyu munsi rero ikibazo ahantu kiri ni ukuvuga ko ikintu cyose wakora, kuko burya constitution no mu gisobanuro nkunda kubivuga mu gisobanuro gisanzwe, na ahantu bavuga ngo c'est l'expression de la volonté du peuple, na ahantu hakubiye ibyifuzo by'abaturage, c'est la bouche, no munwa w'abaturage. Ni ukuvuga ko rero ibyo bintu wowe uramutse ushatse guteruramo kamwe kwabwira ngo mwabaturage mwe ngo muri bya byifuzo byanyu ngo reka nkuremo aka ngaka ngo ndabona ariko nagumana konyine ngo kandi nkakareka, ibyo ngibyo byaba ari ikindi kibazo. Ariko rero ngenda tekereza yuko nta na hamwe ushobora kumbwira ngo abaturage bashyizeho itegeko nshinga ngo ariko ntibashobora kurihindura. Nababwiye ko ingingo yonyine idashobora guhinduka ari 193 niyo yifunze, iranabivuga mu buryo buri explicit, iravuga iti okay, iyi ngingo nta mushinga ugamije kuyihindura ushobora kwakirwa. Wibeshye ugakora umushinga wo kuyihindura, ubwo igihugu wabugishyize ku muhanda kitagira itegeko nshinga. Ariko nta na rimwe igira agaciro, under no circumstances igira agaciro without consulting ingingo y'ijana na 93, kuko ingingo y'ijana na 93 deja iramukuva iriho nigaragaza ko abaturage ari honyine bemerewe gukora referendum ku byo yifuza. Yes, ntago erega biragoye, nta kintu na kimwe wakora nguzitire ubushake bw'abaturage. Murakoze cyane bose nta na kimwe.